Mwaramutseho nshuti zikunda ikiganiro ubuzima bwo muri Edeni. Twongeye kubasuhuza muri iki igitondo cyiza Imana yaduhaye kugira ngo tukishimiremo, kugira ngo tuyiramye, kugira ngo tuyihimbaze. Nishimwe rero rikomeye kuko Imana twongereye iminsi yo kubaho, yongeye kongera ku minsi yacu igihe cyo kuyikorera. Nkuko bisanzwe rero tugiye kuganira amagambo y'Imana. Imana yaduteguriye kuri uyu munsi, hari ikintu Imana ishaka kukubwira kandi hari impamvu uteze amatwi ino radio. Reka rero nkuko bisanzwe dusenga Imana, hanyuma tuze kwinjira mu ijambo ry'Imana, tuganire twumve icyo Imana ishaka kutubwira muri iki gitondo. Mana Data twese uri mu ijuru, turagushimiye kuko uri urukundo, turagushimiye kubw'imbabazi zawe nyinshi zituma tudashiraho. Icyubahiro kibi cyawe kubw'impano y'ubuzima waduhaye kuri uyu munsi, icyubahiro kibi cyawe kubwa buri muntu wese uteze amatwi iyi radio. Mwami Imana, hari impamvu, hari icyo ushaka kutumenyesha muri iki gitondo. Turakwinginze kugira ngo ubane natwe, turasenze kugira ngo ubushake bwawe bube, ubwami bwawe buze butwaranire muri twebwe. Kandi Mwami Imana, icyo wagambiriye kuri uyu munsi kuri buri muntu wese gisohore nk'uko wakigambiriye. Ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, ndagushimiye kubw'urukundo dukunda. Mwami Imana, kuduha ibyo kurya bitunga ubugingo, nuko ubugira ngo dushishe, dukure, tugubwe neza, twe kugwingira mu buryo bw'umwuka, ahubwo ushaka kuzatwishyira rwose dutunganye kandi turabo ushaka ko tubabo. Tugushimiye rero ko kuri kumwe natwe, bana natwe udufashe, buri muntu wese yungukire muri iri jambo kandi uryumva ntasigare nk'uko yarari. Duhamagaye Mwuka wawe wera kugira ngo agenderere buri muntu wese kandi ahindure imitima yacu. Ngaho uganza utegeke, ubushake bwawe bube, mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe. Ntabwo twari duherukanye icyumweru gitaha, hari undi mukozi w'Imana, ariko nongeye kugaruka tuganira ijambo ry'Imana. By'ukuri amagambo y'Imana tugiye kuganira, umutwe w'iri jambo uravuga ngo ni iki cyerekana inshuti koko y'ukuri ya Yesu? Ni iki cyerekana, ni ibihe bintu biranga inshuti y'Imana, inshuti ya Yesu? Abantu benshi usanga bavuga ko ari inshuti za Yesu, n'abana baravuga bati Yesu ni inshuti yanjye. Hari n'indirimbo nyinshi usanga turirimba tukavuga ngo Yesu ni inshuti yanjye sinzamureka. Ariko se turebye ibintu biranga inshuti za Yesu cyangwa inshuti z'Imana, wakwireba ibyo bintu wasanga ubyujuje? Ndashaka rero muri iki gitondo yuko twisuzuma tukareba nimba koko ibyo tuvuga ari ukuri, ari nabyo dukora. Kubera yuko kuvuga yuko uri inshuti ya Yesu ariko ntukore ibyo Yesu abo yita inshuti ye bakwiriye kuba bakora, ntabwo ubwo ngubwo waba uri inshuti ya Yesu by'ukuri. Mu buzima busanzwe dusanga abantu bagenda bagira inshuti, ariko umuntu agenda agira inshuti bitewe n'icyo akunda kuri iyo nshuti ye. Hari ibintu bigukurura kuba inshuti y'umuntu runaka bitewe n'ibyo ukunda. Hari ibintu bigukurura gukunda ikintu runaka bitewe nawe n'ibyo ukunda. Ntabwo rero ushobora gukunda ikintu runaka nta marangamutima ufite yo gukunda icyo kintu. Kimwe nuko udashobora gukunda umuntu runaka nta kantu kuri we cyangwa ikintu runaka afite cyagukuriwe kigatuma umukunda. Imana yacu ishimwe cyane. Tugenda tugira inshuti bitewe n'ibyo dukunda, bitewe n'ibyo twifuza, cyangwa se bitewe n'umumaro izo nshuti zitugiriye. Kenshi umuntu akururwa n'urukundo mugenzi we yamukunze. Urukundo rugaragarira mu bikorwa, rugaragarira mu bintu bitandukanye, ariko kenshi ni mu bikorwa bidukurura. Ntabwo wabona umuntu gutya ngo uhite umukunda gusa. Bibaho, ushaka kumukunda ariko ibyo ngibyo ntabwo biramba iyo nta mpamvu nyamukuru yaguteye kumukunda. Tugiye rero kuganira amagambo y'Imana atwereka ni iyihe nshuti nyakuri, ni ibiki biranga cyangwa se byerekana
inshuti y'Imana, inshuti ya Yesu. Ushobora kuba nawe uvuga yuko uri inshuti ya Yesu, ariko muri iki gitondo uraza gusobanukirwa koko nimba ibyo uvuga ari ukuri. Kuko nusanga ibi bintu utabyujuje, ugerageze ubikore kugira ngo ube inshuti ya Yesu. Reka duhere ku bintu bine biranga inshuti za Yesu. Inshuti ya Yesu, ikintu kiyiranga nuko mbere yuko uvuga ngo ukunda Yesu, ugomba gukunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Ugomba gukunda bene data, ugomba kugira urukundo rwo gukunda bagenzi bawe nkuko ijambo ry'Imana ritubwira. Ntabwo ushobora gukunda Yesu Kristo wumvise ukizera gusa, ariko ntushobore gukunda umuntu mubana, umuntu musengana, umuntu muvandimwe, umuntu wa hafi. Ikintu rero kigaragara ku bantu bakunda Kristo, iki karakterisitike ya mbere iranga umuntu ukunda Yesu, twavuga ko ari inshuti ya Yesu, nuko akunda abantu, nuko akunda bagenzi be. Nta muntu ushobora kuvuga ngo ndi inshuti ya Yesu, mbanye na Yesu neza, ndi inshuti, ari wa muntu abantu bose bavuga yuko ari mubi cyangwa se wangana, w'amahane, w'intambara, wa muntu utagira urukundo. Ibyo ngibyo ntabwo byaba ari ukuri. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira muri Yohana ngo ntabwo ushobora kuba inshuti ya Yesu nawe udashobora kuba inshuti ya bagenzi bawe. Ntabwo ushobora kuba inshuti ya Yesu udashobora kugira urukundo muri bene data, kugira urukundo mu bavandimwe. Reka turebe amagambo y'Imana ari muri Yohana ibice 15, turasoma ku murongo wa 12, hanyuma tuze gukomeza. Haravuga ngo ngiri itegeko ryanjye, mukundane nk'uko nabakunze. Ntawe ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira inshuti ze. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Sinkibita abagaragu, kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti, kuko ibyo numvise kuri data byose mbibamenyesheje. Ku murongo wa 17 haravuga ngo ibyo mbibategekeye kugira ngo mukundane. Imana yacu dufashe cyane.